iki jambo kuntu agenda akajya kuzura kabuze wumve ntabwo biri ibintu byari byo. Anyway Dumba uraho ngo abantu barashaka kureba ngo barashaka kukureba ngo baragukumbuye barashaka kugusoma mu ruhara. Se iyi live iraza kunyandura kamera yananiye. Okay reka nze mbikwereke. Yanjye yananiye. Reka nze nkwereke Dumba. Sa nkukanda ku ifoto yawe. No. Reba hano hasi hari utudomo dutatu bijya mu nguni. Reba kuri mo. Hasi mu nguni. Mo. Gakandeho nukanda urabona flip camera. Yeah. Bogari wa mbere wabayeho ku isi. Yego ye. Numvise kitarimo aravuga. Uko se kuhise wirukanka kugiye ku ngingo nyamukuru. Mita ntangiriraho ntabwo twari tuvuze ngo dufata akanya tumaze dusigura inkuru. Urumva kuko mbere yuko mvuga cita urumva ubundi ntabwo ninkoresha ijambo bugambanye mu Rwanda ngo bigize icyaha ariko cita yagambaniye Sabe urumva cita yakamvuye uretse gato inkuru twayinjiyemo ntiturayinjira mu banze mu mbwire jewe ko nkoraje urakuzi si cya hirya no hino njya mbona Godfather zana kaza akavuga ubuntu bw'ubugoryi n'iki akabaza gakiri agamagara abana akabwira mwiriwe nuza Godfather urimo uravugiramo Dumba no ari kuvuga ngo mvuga ubugoryi si ngiye umuntu w'umugavuga ubugoryi uri ikigoryi Godfather urumva ikigoryi uzabiki. Sasa rero nje ntago manza guca hariya na hariya n'iki mpita nkubwira ko kanya nkabwa ati numvishe citarimo aravuga ati mwebwe mwihisha mutagaragara amasura urumva ubwo ashaka kuvuga bande wowe nanjye yakize mu nyandiko se wowe na yarabivuze arabango ngo muri abambere bantu batinya ngo muri abantu bambere batinya kuri iyi si kandi nemeranya nawe yarabize ko atanzana muri ubwo bugoryi bwe urukumva bari abantu reka nze nkubwire ikintu ubu niba ari abantu bambere urumva societe yigeze kugiraho mbi especially muri showbiz bro ntabwo ibi ngibi agenda akangakanga Jay urukumva uretse gato ntugire ikintu accepting Dumba abana abantu bashaka gukina ntugire ikintu reka nzimye isi kugira ngo numvikane neza ngo biranga genda gagira gute nge munyumvisha ahantu yamvuze ntabwo nigeze mbyumva ntabwo njya kumva YouTube channel za kira kigoryi ngewe uyu muntu yaje one day uwo cita ajya ahantu ajya imbere mu kigana yaragiye amaje kunteranya ajya kwa nari ku muvugizi wa RIB yamukoresheje ikiganiro ngo aba bantu ntabwo yigeze avuga izina ryanjye urimo kunyumva ariko akora ikosa mu kiganiro asoza mu kindi kiganiro yari yakoze ngo aba bantu urukumva ngo bakora ama space ngo bafite amazina nk'ay'imbeba wumve bafite amazina nka ngo bita amazina y'imbeba nk'ay'imbeba ariko nta kintu aba yabeshe uretse gato genda gake aho nta kintu yabeshe kita izina ni nk'iry'imbeba Semite none se Godfather izina ryawe yumvishe iyo wumvishe Godfather definition ya Godfather ntabwo ushobora kuza ngo uryitiranye n'iry'imbeba kuko tugiye kuvuga izina ryanjye riraruta iryabo okay nanjye kuzana izina udakoresha hano buri muntu kivuga tugenda uze kumvanga Dumba ufite ukuntu ngo niba ushaka kujya ikiganiro gicyuye ureke kumvanga muri za strategy zawe no Dumba ndakwiyamye ureke tuvuge ibintu mazina yabyo urumva bimwe byo ushaka gusembura no umbabarire urimo kunyumva hanyuma se nawe nuko ufite amazina nk'ay'imbeba ko numvishe ngo yagiye kugutega ko yasigaye muri investigation zo kugukoresha ibyango wasabanyije abana warabikoze nje harakubaza ko nasaba nibyo warabikoze tugaruke gato
umva iki kintu nta kintu nafaga n'uyu muntu rero hari umwe muri abo bana hari uwari waranyitwarumvikanye afite imyaka aramba uburetse gatuka ngo tere story urukunyumva ntabwo ngiye nigeze mbigiraho big deal muze mufata telefone muhamagare Kamaro urukumva ntabwo ngiye kwivanga muri izi ntambara ko ntabwo yigeze mentioning izina ryanjye azabikorera imwe afungura intambara na God fata nkwereke yakuvuze kuri beba yavuze izina ryanjye kadafaka ntabwo yigeze ambwira erega we ntabwo bakuvuga ko yanazinugira so tugende tugaruke kuri ikibazo cya Jay urukunyumva niba uretse gato niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa niba ari umuntu wa mbere utakabaye avuga ubusa ni uriya mujene ntiyakabaye avuga abandi uko niwe ukora ibigize ibyaha uyu muntu yagambaniye Sabi abanyarwanda babimenye yavuze ngo uretse gato sibyo yavuze ngo wakoze live urumva ninde wakoze live umva se ikibazo urasama ceceka yakoze live ngo wakoze live ufata umwana witwa Muyango uramwandagaza agira umuntu umereza iyo live ngo n'akazi karamunanira numva ibintu harimo aravuga numva arabimvugiye vugisha induru ibirenge reka nkubaze ikintu mbabwiriye gushaka guheza inguni yanyu mufata abantu bakuru babyaye bafite abana mukabita abana mujye muziba niko aya masaha Dumba kankubaze ntituranga turi kuganira bakora Muyango ntago ari umwana yagufasha uri umwana tugaruke kuri kiriya kintu rero kiriya kintu nubwo ngewe ntabwo ngerageza numva mvuga ariko iyo umuntu ashatse guplayinga as a victim uyu Chita ni virusi umutima wa Chita umutima wa Chita wijibye kurusha isura ye ndakubwira impamvu Chita Dumba nafashe umuntu bita Marishari unyumve neza cyane umuntu bita Marishari uriya mugabo yarampamagara akazi aranyishyura urakorana neza cyane urukumva ntekereza nibwo navuganaga na kiriya kintu ntabwo kidasinziranye no sinshaka no kumumenya urukunyumva mwanyimye ijambo ndaje nguhe ariko se waburetse kugiye gufata ijambo so icyo nshatse kuvuga Chita yagiye inyuma bro aragenda kuri ibintu by'ubugoryi njyewe sinabiha umwanya ntabwo ngenzi kunyurana hariya ukajya mvugisha Chita nk'amacita bite n'amakuru nkamubaza uraba kunyumva bro naje kumenya ko umusenzi yarari inyuma y'ibyo byose afasha abana ndaje mufata telefone muhamagare Kamarade abana bose Marishari yari yahaye akazi bose bayituma ibirwanaho Dumba ahereze 50 20 kugira ngo bishyure inzu Chita bose aragenda birukanisha ariko se umenya gute ko yabirukanishije hamagara Kamarade ninde urimo kumva Kamarade ni Faxman n'ubu ngubu yari kumwe na Marishari baza Godfather turamuhamagara Faxman mumuhamagare icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki rero kubona aya masaha Chita ashobora kuza ahangaha agaplayinga victim ubwo ngubwo abantu bajya kudiginga bakareba ubugome yakoreye Sabe n'ibindi agenda akora ibyo none aba bose niko yabahemukiye niko bamuhemukiye niko bose ni gasuku so ntabwo nge nigeze nisanga muri uwo mwandiko hari ubwo nzi niba ntabwo mfite umwanya wo kumva ibiganiro ariko numva hari aho yavuze ubwo ngira mufesinga ku giti cyanjye ntabwo Chita ari mu mwanya mwiza wo kujya kunenga kugaragara ngo agaragare ko yahohotewe ni umuntu muri kurusha n'abandi bose babayeho ibyo yakoresa yo umuntu bita Chita abantu ufata urugero rwiza cyane yabanaga na Samusure mu nzu sibyo Samusure aza kugira ibibazo yagize by'amadeni arahunga amaze guhunga Chita le même jour yashatse umwana wa Samusure umwana Samusure yabyaye amuzana kuri Chita Magic kuza kumubaza ibibazo bya se ariko uri kumwumva bro komeza twumve ibaze nyine umuntu mwabanye mu nzu yahobeye Dumba avuye mu Rwanda azana abana b'abakobwa bose ngo yakurongoje gapote cyangwa ntiyayishyira twaba hari ibimenyetso ko yakurangirijemo Dumba ntuzane bya bintu byahanga byo kwigira umunyenduga wa cyane do not play that smart hari ukuntu ushaka guplayinga smart kugira ngo ubalance ibintu byo mazina yabyo komeza je njyewe umwe muri abo bana uretse turafite umwanya Dumba uretse
uburetse gato du tumaze twumve Jay amaze arangize noneho nawe ntuprenge bimwe bya ntuza hano ibintu niba umuntu yagiye kuri kamera akavuga kuri Jay ibyo yavuze wabyumvisha reka twumve Jay arangize naguza umva we Godfather naguza kumbwira ukuntu ngiye nza guprayinga cyaba niki we icara hasi hano vuga twumve oya cya Godfather kireke kuzajya kintinya kivugisha ubu uri kumwe nanjye ubikora neza biri ku murongo papa umuntu bita Chita uwo nguwo hari umukire wakoreraga igikondo bitaga Dova yarentingaga mu modoka Chita nongeyeho ahantu hose agiye gukora asanga ngewe barabinuriye kera kandi nongeye ndi wa muntu utagisayininga contract ugiye nkora ku biraka urwumva ni nabwo mbona menshi Chita baraje atangira kugambanira bitwa ba Anita Pendo. Anita bura nari naranze no kubimubwira. Atangira kugambanira ngewe nari mari vis-a-vis. Aravuga ngo Anita Pendo uretse RBA imbuga nkoranyambaga zindakoresha nizihe icyo gihe umukire w'umuha vision nyina atajya kugenda agira gute ameze nk'uri muragenda bibona ariko umukire muri target ye yari targetinze Anita Pendo. Reka nkubwire Jess Quiz. Reka nkubwire Jess Quiz. Ibyo bintu bya Dova ndabizi. Njyewe na Anita Pendo nari ndi mu Rwanda icyo gihe. What that? Njyewe na Anita Pendo. Ndaje nkubwire ugiye kuvuga ibintu nanjye nzi. Noneho ugenda mu mwandiko. Uwo mukire wa Dova yarampamagaye. Ahamagara Anita Pendo. Nasanzeho n'abandi bayinfluencer n'iki nukuri kw'Imana ndugusaba ibintu ngiye kuvuga njyewe nibyo natekereje icyo gihe nakinaga na Chita basket buri kuwa gatandatu umukire ngenda mu biro nawe twari kumwe na Anita nasanze ya Anita n'iki umukire ashaka aba influencer benshi ashaka influencer benshi ariko umukire yari afite akagabo karaka wari ubuhungu sinzi n'ubuhungu bumeze nk'ubunuza bumeze nk'ubu Jackson Jackson kameze nk'aho kagiye kuba akagabo kigeze akantu kamuzi kamumenyeye ubwenge abapampe ni ukabona ko kaguma kamuryaho ariko kayashaka kakamubwira bakakamubwira ibingibi umukire ngenda ni nka Chita kwa Marishari nuko kimeze ako kagabo noneho n'umukire nawe hari ukuntu yari ameze arabakiri ubona atarize neza uwo mukire ari aho ngaho ariko nawe ari mu bugo umukire wa Dova niyo mpamvu yahombye buriya cyari ikigoryi cyarampabogiye imbi kiraza kiramvugisha cyatwicaje nk'amasaha nk'atanu bro nje na Anita Pendo bro cyanje nako kazi bicyakaduka ariko akagahungu nkabona karimo kareke ngo ubu boss naza niko kajyaga kaduhamagara nzerereza Imana ikampara amagara ikanyicaza amasaha 5 nkasubirayo nabaga ngomba kugera no muri studio kugenda kubonana nabo bana Chita yavuze ngo sorry abo bakobwa dore ngo kirarena mbura amaso vuga gahambirwe ntabwo njye ntajye muzaza ntabwo komeza urumva nagomba kugenda muri studio kugira ngo dukore n'izo ndirimbo zabo bana bacyaze genge arambobagiza ari mwaba mubekeye Chita ibintu bya Dova ntabwo yabaga ari ntabwo Chita ibyo bintu yabivuze mpari turi kumwe yabivuze mpari turi kumwe duhagaze ku modoka muvuga ibya Marishari simbizi ariko ibya Dova yari ikigo ku giti cye ndamuzi nge yabivuze turi kumwe bro nari mbizwa nitabamutumiye yose vuga ibindi ibya Dova bireke zo ikintu kimwe uwo Chita yavuze ngo Chita ngo ni brand
Chita ni brand. Chita ni Dumba. brand. urukumva Wowe Godfather nta n'ikintu ufite uvuga kubera yavuze ati wowe uri umuntu wa mbere utinya ku isi. ndeka nkubwire Dumba Je ntiwabyumvishe je? ntabwo yigeze mvuga icyo nakora ureka nkubwire Dumba urabizi kandi utaramenya zabibonye njye mureke ntinye urumva njye mundeke ntinye urukunyumva ndabipostinga nta kibazo ubiposting ibintu nkubwira ni kimwe n'iki urumva umuntu njye akiretse niba bakazi ibindi ibyo babindi njye najanga kubera njye amagambo yavuze kuri njye ntabwo nigeze niyumva unsaze rero muze kubishyira mu byumva ntabwo nigeze niyumva nuko mu bicyo kiganiro cyumva umva yavuze mu biganiro bya yamvuze yakuvuza arakubwira ati wowe wazanye muyango hano umwana umubuza ubuzima yaje aravuga ngo Godfather cyangwa avuga whatever wewe yavuze wowe wabavugiye muyango yavuze uburetse gato yaje yatura izina rya Godfather aragenda arameshoninga aramva nkuko yavuze gasuko mu bicyo kiganiro kita n'umuntu uri professional ntabwo ashobora kukwicisha mu kanwa ntuze kutuvaga kandi rero Dumba afite ukuntu ntabwo ari ntabwo imagine kitarimo aravuga ngo Godfather Chita uri kunyumva Chita avugi acisha ijambo Godfather mu kanwa ke uri kunyumva ikintu kiriho Dumba iyo ashaka Chita ashaka kuvuga nkawe Godfather Dumba ari kuvuga kuri bro ntabwo ibyo akoresha catfish kuvuga nkawe ngo nguki iyo ashaka kuvuga nkawe akoresha ijambo catfish ntabwo ashaka kuvuga Godfather Chita ariyubaha umva nkubwire rero nkubwire ikintu ugomba kumenya urukumva ariko se ko muganye imyaka ushaje nkawe mani Dumba umunsi umwe nzagufata nkupite nk'ikibano muri urwo ruhara urumva kuko hari ahantu exagera urumva mani avanga ikiganiro kugera ibintu bipfa ese ubundi wamuzanye uti ubundi wamuzanye gute uyu ingena je turi impanga bro naho tutumvikana reka nkubwire ko nta kintu kiza kuva ahangaha ikiganiro azunga byarangiye ikiganiro cyapfuye Dumba mwari muzi ko muzanye hano ngo nanjye ngonze gutuka Chita gaswere nyoko ngonze gutuka Chita nta nubwo umujyana n'umanura nakoze ikosa twakoze ikosa ryo kuruzana ku ruje ruri muri aka muri kununuzaye umva je wowe Chita ndabizi mufite ibyo mupfa aho ntabwo uza kuzana imbere y'iki kigo ngo nanjye ngo ngiye kuvuga nabi umuntu hari ababuze ko bagiye kuvuga nabi bagiye kwerekana ukuri iki kigoryi cyawe ngo cya Godfather ntabwo wanga icucu ntunyite ikigoryi urumva kandi wiyubahe Dumba nuratinya ni imbere y'abantu Dumba reka nkubwire umva we Dumba kangubwire kangwereze wone ntuzanangarure umva wamase we reka zingwe warning ya nyuma urimo kumva wowe uma warning wowe ntayigwate wamase we umva nkubwire je ndoga to yamaze mbere warning ya mase n'ubwa mbere umva wangicucu urumva nkubwire